Reka tuvuge waje kiza abagore bawe man kiza urashaka kumwita umuyenzi nzakwicoka sema semana wamvuye inyuma man cameraman bari gupfa abagabo abagabo uretse mama wambabarira ugatuza se nyine urabona cameraman uretse imbere ufite ibimenyetso byo ko babikoze ufite amafoto ndayafite umva kuri TikTok hose biriho ese umuhuye gute ubundi muhuye gute mwese muriho nari kwihahira yego none mvuye guhaha atangira ati ngo ndakubonye wantwariye umugabo kandi nje mugabo simerukana nawe mutuzi nyine mutuzi hagarara hagarara nta mugabo wawe natwaye nundi munsi bega abagore ahubwo ngiye kujya nundi munsi ugendera keke nanjye ndabimenagura afite wongo ukima ngafite afite nyashya afite nyashya yifite muri aba uwo bahahi nyashya umva se hano hano bahita gute umva se turi hejuru iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Gikoye kaze bakunzi ba Manzi na Innocent TV uyu munsi nanone nagarutse ahazwi nko mu gace n'ubundi ka Nyakabanda ni muri Karabaye abantu benshi murahamenyere cyangwa murahazi aho ni mu karere ka Nyarugenge uyu munsi nanone nagarutse ntabwo ari inkuru ishimishije muribuka abantu bigize guserera cyangwa se kujyana ibibazo bapfa ko bacanye inyuma yari umugabo wari waciye inyuma Pluto yari umugore wari waciye inyuma umugabo we ariko mbere yaho gato mwe mwabonye nanone uwo mugabo yaciye inyuma uwo mugore nibyo urwo rugo nabonye bikomeye cyane none kuri ino ncuro nahamagaye n'umwana w'umusore arambwira ati hari abagore bari kurwana kandi nabonyemo wa mugore wari waciye inyuma umugabo we nyumva harimo uwo mugore nahise ngira amatsiko menshi ndabatereka nze mbikurikirane cyane ko namwe muba mutegereje kumenya se wenda byarangiye gute nahise mprofita nabatereka nze nanjye mbikurikirane menye se bundi baratandukanye na wa mugabo cyangwa byagenze uti sasa rero ndi kumwe n'umwana w'umusore kabana dutangire ambwira ukuntu byagenze cyangwa ukuntu byatangiye kugira ngo namwe musobanukirwe biti ni byiza bakwita ayita Jihad hano muri Karabaye niho noye ko hano muri Karabaye yakunda kuvugwa ibintu bibi byo kurwana ngo no mu minsi ishize no ngari umugore bateye ibyuma nibyo hakurya mu gikombe hakurya yo bateraguye ibyuma umugabo yamuteraguye ibyuma yatewe kana n'amakimbirane yo mu rugo n'amakimbirane yo mu rugo nawe babyahiteye rero ngiye kubona uramamagaye urambwiye ati hano bari guserera ati kandi harimo wa mugore waraciye inyuma umugabo we byatangiye sanga ikora ko nibwo nyihagera ariko ndabona haraciyemo iminota nk'itandatu 7 kuko umamagane nibereye n'ubundi hano hafi za Kimisagara bari gupfa iki byatangiye gute nge sinzi icyo bapfuye gusa nabonyemo wa mugore uwo wigeze umwe wasenye na wa mugabo kubushize nza narakubonye nje nabonye ibiganiro byawe ndavuga ati no muntu reka nzamuhamagara nje mugezaho amakuru ku gihe tu ndavuga ati reka nkwamagare nkubwire nabonye nyine bongeye barakimbana sinzi byabaye ndavuga ati kankwamagare nkubwire tu uwo mugore ari guserera nande umugore arimo arasera n'undi sinzi uwo mugore wundi barimo baraserera ni abagore babiri ni abagore babiri gusa umugore wundi nawe uramuzi se mubona muri quartier yagenda tu nabonye baserera bimaze nk'umwanya ungana gute hashize nk'iminota nka 15 bibaye baracyari guserera cyangwa baracyemo barasera n'ubu ngubu base bari kurwana bari guterana amagambo ntago ne wumva ukuntu abagore bombi bagirana ikibazo
bacemo barwana nyine bafatana mu mashingu ukabona ko nyine bapfuye ibintu bikaze cyane tu. Bari hano hafi kuko twazamutse duturutse hano hepfo urakomeza igenda unyura ahantu bari ni hafi ngene bikurikira. Ubundi wowe ufite imyaka ingahe? Ngiye mfite 16. Ubuse uri ugeze mu kangahe? Ngeze mu wa 2 secondaire. Muri secondaire. Okay. Reka ngowe promotion usoze ugira ababyeyi. Wari muri kamera usoza ababyeyi bawe. Wari kukureba. Nasuzu. Zana kureba. Suza abantu nka batatu kwihute. Nano nka batatu. Icyo gihembo kuko nanjye wanzanye wamaye amakuru. Ndasuhuza abanyeshuri twigana mwese Menega Kabusunzu. Okay. Nasuhuza mama wanje, ndamusuhuza nambona azavuga ati umuhungu wanje kabisa. Ndasuhuza nabo twigana bose n'abarimu ba Kabusunzu bose ndabasuhuza. Ubwo Kabusunzu ni Nyakabanda ni Kimisagara. Sawa reka tugende. Ni bari hande kubona bari hararuguru se? Ni bari. Basiri kuva kare. Wa mugore we namubonye n'akabaga. Uriya mugore ariko we ndabona n'ubwa mbere aho kanze ngende. N'abagore baserera baterana amagambo cyangwa nakwica inzara pani biba bitewe ntabwo yabyoroshye musa umbe hafi bataza kunkubita agiye ndagena na kamera abagore banago bankanga ndahitambashyiraho ni vuba vuba ngiyewe nkorera mbere manzo na Innocent TV niyo mpamvu yaje kugira ngo ije bibereka byose. Ufite iki ubona undushiki nge nta kintu na kimwe undusha rwose. Oya umugabo wanje amafaranga yose ni wayazanira. Na amafaranga yawe yigeze nzanira. Bimeze neza. Sora mu matiku. Yanwariye umugabo pe. Yanwariye umugabo. Amafaranga yose ni wayashyira. Ubundi abona ndushiki. Murushiki gituma umugabo nuhi ni umwe nabasanganye. Ni wa nakubwiye twiganaga muri secondaire. Nago twigeze dusanga byose ni wari. Umugore araje n'urabihakanye. Oya. Ni wowe nwariye umugabo. Umva nje nago nigeze umugabo ariko mata. Namutwaye gutese. Na mugabo nigeze mwanga. Mutarwana mutangiye kurwana gute? Nese urumva utarakoze amakosa. Oya asa aduhuye mvuye kwihahira. Ubona nakina kurusha. Wabona ari nibyo umugabo wawe. Umva mbira kwihahira. Oya nese byanjye. Mutwara ibintu. Ndushurugo ko nagutwariye intambara z'abagore Undushiki buretse tubitware gake. Nyine reka tubitware gake. Mureke ibintu nyine byo guserera. Buretse nka data. Umva mabusha undi witwa ndese buretse. Nyine mutuza barwa. Oya reka tubaki bari gupfa abagabo. Bari gupfa abagabo. Bari gupfa abagabo. Nje naguriye ntwaro abagabo. Abana mutwariye. Buretse mubitware gake. Buretse mama wambabarira ugatuza se. Nyine urabona cameraman. Namuretse mbere. Buretse ngemba kiranure. Uriya n'umugabo wawe nabonye. N'umugabo wanje. Uriya se wowe wavuze ko nta kintu cyabaye. Umugabo wanje. Ufite ibimenyetso byo ko babikoze. Ufite amafoto. Ndayafite. Ari hehe? Umva kuri TikTok hose biriho. Ese umuhuye gute ubundi muhuye gute? Mwese muriho. Nari kwihahira. Yego. None mvuye guhaha atangira ati we ndakubonye wantwariye umugabo kandi nje mugabo simerukana nawe. Ikibazo ndacyari kumva kugira twumve ukuntu ibibazo bimaze tubikemura. Ndetse kurwana birabageza kuki. Niko. Ndetse undi wose gayubaye. Aba bagore ndabavugisha mutegeranye. Hagarara hano. Hagararaho nawe hagararaho. Ndababaza mutegeranye. Ndashaka kumenya. Se nyine ese maho yanjye yose niyo yatwaye. Maho se. Namba yanjye. Umva nyine ako se. Je nkukubite. Ubundi ubona kandi ndabihorera. Niyo muze ndabihorera abantu barwana. Bihorera. Ndabihorera da. Wowe ufite iki cyatuma uvango nabutakaze. Ndabona ari ufite amahanga. Oya buretse mama ndabura umugabo wawe. Mutuzi nyine mutuzi. Hagarara. Buraro aranwariye umugabo. Hagarara. Na mugabo wawe natwaye. Nundi munsi. Bega abagore. Ahubwo ngiye kujya Nundi munsi. Ugendera keke nanjye ndabimenagura. Uziko nese hatawura hazi. Shano hariya ubu muri gupfa abagabo. Abagabo babuze. Ubu nanjye naje. Mutwaye ugatwara. Nanjye naje. Ko none namurambiwe. Watwaye uri ari simba. Mbabarira. Umugabo wawe harimo akantu. Harimo akantu yaramutwaye nirwa nkubitwa kubera uyu mugore. Ukubitwa nande se? N'umugabo. Aguhora iki se?
nuko yabaye cyangwa ari kamuneranyaho uragenda ari inshingano udashoboye mba naje kuzuza warizo wananiwe kuzuza iz'urugo rwawe ujya kuzuza umva oya iz'urugo rwawe byaranze ujya kubaka urundi rugo uyu nguyu rero abagabo babandi gusa bundi umugabo wanjye ubu mushaka hiki wirirwa umunsebyaho wigeze umusangaho ni gute kubaka urugo rwawe byakunaniye ukajya kubaka urw'abandi hoya nuko ari inshuti nyine urabisikora kube ko twiganye muri primaire urumva sinzi impamvu rero turahuye mvuye kwihaha mwiganye muri primaire ryari waramutwaye wowe ibintu uri kubyumva amafoto sinyanyabona reka nze umbwira ako nimufate kamera bacunge nibafatane urabona bari gusira bapfa umugabo urabona ari nkawe wabyifatamo gute ari abakobwa bawe wabakiranura ako mureka kurwana ariko kandi wabakiranura bakarekana wabakiranura bakarekana kurwana none muze ngengeze hano nanjye bamamagaye bambira ati hano hari abagore babiri bari gusera urabona ko naburiya bintu bitoroshye bari kushondana bari gupfa umuntu ugabo ngo umwe ngo yaramutwaye ngo undi yaramutwaye ibintu muri Nyakabanda birahaba cyane habanga amakimbirane mu ngo cyane haba amakimbirane hano mu Nyakabanda iyi ngiyi ureba ariko rero igihe cyo nagusaba nuko wabakiranura umwe agacoko ndo agacoko murabamfashe rese ko nanjye ndi kubafata nka hirima bafite imbaraga bakufashe yego aratamuze nundi ni wewe wanje munago mwakumvikana munago mwakumvikana ngewe umva nzarira amahamo yanjye ndetse ibintu vuga ngo ntangirika ko numbari inyama harimo dodo ngo ni umva harimo inyama we oya ni inyama ntacyo ni inyama z'abakene nawe ntago biteka yari ikibazo ndi kwibaza ndagukubita umugabo wawe ari he ubundi sinzi n'ahantu agiye ufite nomero ngiye muhamagarire imumuhamagarire menye zanjye gushiremo umuhamagare pe zimwe yerasha kuhamagara umugabo we azine iyi nambara ari uyikiza kuko ndabona bitoroshye abantu bangana nkamwe bapfa umugabo ko mukiri batoya cyane nabwiriwe uyu mugore avuye kugura inyama mumamagarire nagahinda kiyongereye mu kanwa mumamagarire pe uragira ati ndabwirwa gute uyu mugore avuye no kugura inyama niyo mpamvu afite bino toto kugura inyama dore fone yanjye rero murayisha mwana yanjye si mwebwe nera mena ukuntu bayigize ukuntu fone yanjye baye kweri aro bite umeze neza mbega umugore uri hehe ko wari ukenewe hano muri Karabaye n'ubundi nimbara wari waje ukandeba hano se ndamenya amarangira umuntu gute afite wangu ukima ngo afite nyashya afite nyashya uwo bahahi umva hano hantu bahita gute umva se turi hejuru ndaharangira umuntu nese umugabo murangire mubwira ahantu turi umva wa mugabo we mbabarira uza hano unyane n'uyu mugore wa mugore wawe nawe utayobewe amatiku y'abagore ntago mujya muki oya we mbabarira uhinguke nkubone ubu ngubu magaze ku rembo ubu magaze ku rembo wamuguriye inyama banguka umusa aro uvuye kugura inyama hagere gateka hagera wenda ze turebe ko ari cyo byatanga ntago se none se urirata ngo ufite nyashi kandi umugabo wawe yarazitaye umva nyine yazitaye wazitoye ngafite nyashi hari wazitoye kaso wabanya ko afite nyashi none se kuki washatse umugabo w'abandi kuki utashatse uwawe umva nyine nanjye kuko afite inyashi bangaye karuriya wawe twari inshuti kabwa ari wowe wamunwaye mbere nisubije ibyanjye none se ubwo wa mugabo mwabanaga bimeze wa wundi yarigendeye nyine sinzi banzaje kwana mama none se ahandi mwabaga hahandi twabaga nyine suzi ko cyagiye se nibuka ko yanyingiranye none se yajyanye imfunguzo se yajyanye imfunguzo kana uri umunyamahane wa mu mama we urazima umusi amaye aje nk'agati niko akose ndabasiga ibibazo bateje oya wikubita umugabo utakubita umugabo tubanza tubitware gake muri mubi wamuguriye inyama oya tubanza tubitware gake uyu muntu uramuzi uretse se kandi
uri gukiza uyu nguyu uri kwitambika bari gupfa iki ahubwo wowe ndakubaza uyu muntu urabona ko nagusize uyu ni umugore wanjye namusize amafoto yose amafoto yose barabaka uyu nguyu amaye nka da bankamendi mu biki muri gusambana ufite amafoto arahari yanyereke ese ngera ashaka kumenya uyu wese uramuzi uyu twariganye nahandi hantu ubona umuzi mwariganye buretse nahandi hantu ubona umuzi uyu ni wiwe ko turabaturanyi tutuye mu gace kamwe ndamubona kandi wumva ubushana nagusanze we mu rugo wenda sindi kubateranya nasanze nawe yarabyiboneye hanyuma buretse ko ari ufite umugore mwiza nk'uyu wari ugihara gukora iki ko turi gusangira kamwe agatura umvuye kunywa wikamera niko ndagukubita uvuye hese yewe mvuye ara ku gasante none se abano bagore bamaze umwanya barwana kandi bari ikibazo ni wowe hagati yaba umugore wawe ni uwuhe umugore wanjye ni uyu nguyu hanyuma wowe none hanyuma urashaka iki njyewe se mvuye kwihahira uyu mugore aranangira ngo yabonye ngo ku TikTok ngo naramutwarira umugabo kandi musanzwe muzanye n'umugore uyu mugore ni umuturanyi njya mubona gutya nigira guhaha wari ubizi ko ari umugore w'uyu musore se jewe se namubonaga gutya bisanzwe nagwe nzi ko ari umugore we ese umugabo nimba n'umusore yari inshuti yawe kuva kera mwaranavuganaga ntabwo yakubwiraga ko yashatse yambwiraga ko yashatse ariko ntabwo yari yakanyereka umugore we ugasambana n'umugabo uzi ko afite umugore ubwo mutarasenye umugore mugenzi wawe ntabwo nari nzi yuko nyine ari we mugore we kuko yambwiraga yuko njye nubwo nzi ko yubatse umwana asambanye ubizi neza ko afite umugore ntabwo nari mbizi ko afite umugore nta nubwo ibyo byandebaga kandi uvuze ko yari yarakubwiye ko amufite ntabwo ibyo byandebaga oya ukuntu mfashe ukuntu mfashe ndamukubita agasakuza ndebe ukuntu mfashe umuntu umaze gutya koko akamubwira kurwana ntabwo bigeze bakumvikanye ikibazo afite kuhahira umugore w'abandi inyama gute uwawe yabuze wambonye muhafi ubu nari ako yarazifite ese we nazifite muri mu biki ntabwo uzi gutanga keya dore inyama izi nizo bitanyashe nawe ucicikaho ubona uyu mugore ubona ndushiki andushiki namushatse se atari mwiza dufitanye abana ese uyu nguyu twariganye n'incu mwabikoze ari ibirangiye yego hahandi sawa niko wowe washatse umugabo wawe ukubaka ukareka gusenyiza abana umva njye nyine nuko nyine bigenze gutyo ariko bundi ntago namutwaye wakoze ibirangira ni twakoze ibirangira ni inshuti uranyihakanye urumva rero ko abyemereye ko mwabikoze narabikoze unsenyeye urugo unsenyeye urugo umujyana nyine umujyana nawe ni inshuti yanjye ko sinabona inshuti yanjye uri kuyifata uyihohotera uri kuyihohotera ifata mureke tumvikana mureke turumvikana iki uri gusambana nsambana ufite video ndi mu buriri ndi mu gitanda muri mu buriri urabasanze wari ukenyeye igitenge wabaye nk'aba ukenyeye igitenge nababwiye ko ari ibiheri byo biri mu nzu ye uramo ipantaro wagiye no mu ipantaro mu ntebe twicaye muri salo aho umugabo wazaza utubuza wowe ko mbona mukiri batoya ko mbona mwembi mukiri batoya wazanzanira ibiheri nyine uba mukinyuma kari mbona gukubita muci inyuma uza ngasanga n'umuvandimwe n'umuntu twiganye ubusanzwe wowe yagucinya byagenda acinyuma namwica uyu nguyu wowe ucinyuma bashaka kuzanyica wowe iki uzibeshye ubigerageze uzabigerageze waramfashe wasanga n'imbaraga se kujya gusura umuntu bibaho kuko warabibwiye madamu bareka madamu ntabwo namubwiye ubu n'ibiheri birimo ibiheri byahiye umunsi umwe imyenda ntabwo ari n'inambaye nayikuyemo irameshe kuba gute ubangaburira reba intambara uba uteje mu rugo rw'abantu ubona wowe udakoze amakosa nk'umuntu nabona gusenga ibi bintu birakwiye urabizi ko nawe uribuka ibyo yaje mu rugo iwanjye akankorera urabyibuka sinzi nimba ubyibuka cyane urabyibuka ariko urumva uyu yabigendeyemo ndetse urumva uyu mugore atarabigendeye uri mu biki nyine kuba mwisi nyine ni ukwihangana sibyo agomba kwihangana iyo tutagera ngo tubakize ubu byari kugenda gutera buriya mukingo urimo kuba namwishe ushobora kugira amahane baravuga ngo kuyiwanyu witonda umugani bavuga ngo waje kujya amahane nsambaniraho
nawe kwiwanyu witonda ushobora kuba ugira amahane iwacu twakwiye imbaraga sa hari ibiheri wahabonye cyangwa wowe binsanganye niyo mpamvu barabinsanganye n'ubu cyakuriye none se mama ubu mwaje mumumagarira amatiku ni amatiku ako akagaburika nawe tuvugana reka tuvuge washe kiza abagore bawe man kiza urashaka kumwita umuyenzi urashaka kumwita umuyenzi nzakwicoka sema wamvuye inyuma man cameraman sema waje usanga bicanye cyari kinyishe cameraman twigendere man babyikemurire nase bundi reba bashira baricanye mbega ibibazo bari mu ngo bakunze bamanze na Innocent rero nago byoroshye ngiye ukora kamera ngiye kubikiranura ukora kamera tujye kureba ko twabikiza kugira ngo ibikoresho byacu bitaza kugira gute bitaza kwagendera tubonane mu biganiro bitaha rero yari Smart Boy naho bitaha